came down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart's burnt heavy, when I am still and wait here in His silence until you come and sit around with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up, you raise me to more than I can be. Duhuriye kandi dutabaye kugira ngo duherekeze uyu mubyeyi wacu, umuvandimwe, inshuti, umuturanyi, tumusabira kugira ngo Nyagasani amwakire aruhukire mu mahoro. Twari tumaze iminsi tumurwaje ariko araducitse, ariko nubwo aducitse hari aho agiye. Niyo mpamvu kubabara ari ngombwa kuko tumubuze, ariko noneho tukishimira yuko hari uwasanze ari we wari waramuduhaye, ari we Imana. Tugireho gutangira imihango yo kumusabira mu kwemera yasengeragamo kwa Kiliziya Gatolika, kugira ngo Nyagasani amwakire, amwireke iteka kandi aruhukire mu mahoro. Reka rero dutangire n'isengesho.
nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Dore igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ageze hafi. Hahirwa abamesa amakanzu mu maraso ya ntama, bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu Nyagasani, ninde warokoka? Ariko usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye n'ijambo rye. Imitima yacu irarikiye Uhoraho kurusha uko umurarizi ategereza umuseke. Koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Twese turashavuye, ariko mu Mana muri Yesu Kristo tuzi ko ubu buzima tubayemo nk'abacumbitse ko tuzimukira iwacu mu ijuru. Uyu muvandimwe wacu rero Aloyiziya arimutse, kandi nanjye ejo cyangwa ejo bundi nzimuka. Twese turi mu rugendo. Dutegure rero impamba izaduherekeza ikatugeza aho tugomba kuruhukira iwacu mu ijuru. Reka rero dutangire imihango yo kumuherekeza. Urupfu ruza
mutagatifu. Inema y'umwami wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri uwo mutagatifu bihorane na hamwe. Bavandimwe, nk'abatabaye intwari, kugira ngo tumuherekeze tumushimire urugendo twari tumaranye dukorana nawe muri iyi si, hanyuma tumushyikirize uwari waramudutije ari we muremyi wa byose, Imana. Tubashimiye rero mwese mwaje kumutabara, ari abavuye hafi ndetse n'abavuye kure. Twese mu myemerere yacu mu matorero n'amadini atandukanye mundagazeho amasengesho yacu. Nta yindi kado akeneye, nta yindi mpano akeneye muri aka kanya atari ugutakambira Imana ngo imwakire kandi aruhukire mu mahoro. Rero umuvandimwe wacu urugendo ruhire, kandi kwizera ko imirimo yakoze iramuherekeza kuzagera aho agomba gutura ubuziraherezo. Reka rero dukomeze tumwereke Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya, ariko natwe twiyunga n'Imana, tuyibwira tuti natwe turi abanyabyaha, tuyibwira tuti kenshi twaracumuye kandi ntitwicuza. None aka kanya twibutse ko turi mu rugendo kubera ko tubonye umuvandimwe wacu, kugira ngo isengesho ryacu ryose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Tubabarire, Kristu wadukunze ukemera kudupfira, duhe imbabazi c'inkoni zamba. Tubabarire, 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 mudayugireba. Nyagasani turakwiginze twiyoroheje, kuko tuzi ko twagucumuyeho kenshi. Tubabarire, 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 mudayugireba. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, we soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'ihirwe ry'abatagatifu, turakwinginga ngo umuyoboke wawe Aloysia Mukandamage dukorera imihango yo kumushyingura, umuhe umugabane w'ihirwe mu ntore zawe, umubohore ingoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinguka imbere yawe abikereye. Ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe.
nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Bakavuga mu ijwi riranguruye bati, ubucunguzi ni ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami, bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima bine, bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha ni iby'Imana yacu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Umwe mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati, aba bantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti, shobuja ni wowe wabimenya. Nawe aransubiza ati, aba bavuye mu magorwa akaze, bameshe amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana, bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'ubwami azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimukomere bagara, dore inzira y'umukiro iregereje, umucunguzi w'abantu hageze hasi. Hahirwa bamesha amakanzu mu maraso ya ntama. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kubona ikuzo ry'Imana, babikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yezu abonye icyo kivunge cy'abantu aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha agira ati, hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga isi h'umurage. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa. Hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe
kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima, kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka, bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari nge babahora. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Nzataha Yeruzalemu nshya, buzima butazima, bwa buzima buzima abazima babayeho mu buryo bukiranutse hano ku isi bazabana n'ubutanga ari we Imana. Nicyo rero cyizere natwe twagirira uyu mubyeyi wacu Aloyiziya, tuvuga tuti uratabarutse ariko utabarutse utsinze urugamba, uratabarutse ariko utabarutse ushoje urugendo. Hari igihe umuntu atabaruka ukavuga uti ese uyu muntu koko uru rugendo yararimo arushoje neza? Ariko ntitwashidikanya ko uyu mubyeyi wacu dukurikije uko twari tumuzi atabarutse neza. Yari umukristo ufatika, yari umukristo udashidikanya ku byo yemera, yari umukristo atari mu magambo gusa, ahubwo wa wundi wiga Yezu Kristo imvugo n'ingiro, ntago yabusanyaga. Hari igihe mu myemerere yacu tubusanya. Iyo abantu bari kubyina umwe akabusanya biba bigaragara. Uyu mukristo wacu rero Aloyiziya, mu myaka maze muri iyi paruwasi ya Matimba 5 turi kumwe, nabonaga atabusanya. Niyo mpamvu ntashidikanya ndetse aherekejwe n'amasengesho ya buri wese ko Nyagasani ari bumwakire kandi akaruhukira mu mahoro. Yasengeraga mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika, ariko ntabwo bihagije. Yari no mu muryango twita umuryango w'abanyamutima, biyambaza umutima wa Yezu Kristo ndetse n'uwa Bikira Mariya ndetse n'umufasha we Gisagara. Twawubanagamo, twahuraga kenshi, yadusutsurutsaga ukabona ko ibyo yemera bimuvuye ku mutima. Uwo mutima wa Yezu rero yiyambaje kandi yiringiye, wuzuye urukundo, wuzuye ubugwaneza, wuzuye impuhwe, wuzuye imbabazi, niwo twifuza ngo na Yezu Kristo abumurebemo hanyuma mwakire aruhukire mu mahoro. Kuba rero twaje turi benshi gutya, nuko tumwifuriza ihirwe, nuko tumusabira, nuko tunyuzwe n'ubuzima twabanye nawe hano ku isi. Hari igihe umuntu atabaruka tukumirwa tukabura icyo tuvuga. Baguha ijambo ativuga kuri uyu muntu, nawe ukabura aho uhera naho uri buze kurangiriza. Uturebye ariko mbega uyu muntu muri rusange yewe niyitahire. Ntabwo byari bikwiye ko batuvugira icyo kivugo
kugeza ubwo babuze icyo batuvugaho. Nagende yari atumazeho imyaka, nagende yari atumazeho amatungo, nagende yari atumazeho abana, nagende yari atumazeho umuryango, nagende tugire amahoro. Ntabwo rero twakagombye kuba muri abo ngabo. Icyo rero tudashidikanyaho nuko uyu nguyu we atabarutse, kandi atabarutse yeza. Nkasoze rero ku ivanjiri tumaze kumva, nayo yongera kuduhumuriza ati hahirwa 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 hahirwa. Kumvisha ibikorwa byinshi bagiye barondora bitwereka ko umuntu muri iyi si imirimo ye, ibikorwa bye ari byo bimuherekeza. Ati hahirwa abakene ku mutima, hahirwa abiyoroshya, hahirwa abatera amahoro, n'ibindi byinshi twumvisha. Turizera ko rero uyu mubyeyi wacu Aloysia nawe atahwemye gutera amahoro aho atuye, atahwemye kugirira impuhwe abo yabanaga nabo, atahwemye gutera amahoro mu nshuti n'abavandimwe. Ibyo bikorwa bye rero byose byiza Nyagasani abirebe kandi abimuhere umugisha. Twibuke ko turi ku rugamba, kandi urwo rugamba ruzatsinda intwari. Nyagasani Yezu nabane namwe. Reka rero dukomeze tumuturira igitambo cy'Ukaristiya, kugira ngo iri sengesho yakunze nawe Nyagasani ariturebemo, hanyuma amwakire. Kubera icyorezo turimo, hari imihango imwe tutari bukore, nk'iyo gutura ntabwo tuyikora, ahubwo turatura gusa umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo, ari byo byatunze uyu muvandimwe wacu. Uyu mugati tuzanye uri bumubiri umwana wawe, ni wowe tukesha kira. Mana waturemye ukaduha ubuzima, turabugutuye ngo ubusubirane. Akira akira ndawe ntacyo dusize, tubugutuye w'ituro ryo kugushima no kugusingiza. Mwamwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, tuguhereje aya maturo tuyoroheje dusabira umuyoboke wawe Mukandamage Aloysia, kandi turiyambaza impuhwe zawe ngo ubwo atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro, umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Imitima yanyu nihugukire by'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka,
nubwo urupfu ari twe rwarwiterereje, urukundo dukunda n'ubuntu tugira nibyo dukesha gucungurwa na Kristo watsinze urupfu, maze twamara gupfa biturutse ku cyaha tugahamagarirwa gusangira nabo ubugingo buhoraho. Nicyo gitumye twifatanya n'ingabo zo mu ijuru, ngo natwe hano ku isi twamamaza ubuhangange bwawe, maze duhanikira icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Nyirubutagatifu, Nyirubutagatifu, Nyagasani Mana umutegetsi w'ingabo, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, ntabwo impundu ijuru. Asingizwe uje mu izina ryawe Nyagasani, Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, ntabwo impundu mu ijuru. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. Ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe agiye kugabizwa uruhare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko ahereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro, nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Turakuramya Yesu, ukamureni, uri hano rwose, uri muzima, uburyo udukunda nako bungana, uduhaza twese mu Karistiya. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengera tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twege abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yagiye ku isi hose, maze uhe guhora ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Sereviriani n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Mukandamage Aloyiziya duteraniye hano dusabira, wahamagaye muri iyi minsi umuvana kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, cyane cyane abakomokaga muri uyu muryango, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe n'imbabazi, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese intore zawe zaje kumuherekeza utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya iwawe heza mu ijuru, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana n'intumwa zawe ntagatifu, n'abazina mutagatifu wacu Aloyiziya
n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristu umwana wawe. Dawe n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirijwe n'Umukiza akabidutegeka, kandi nk'uko twafatanyaga n'uyu muvandimwe wacu, reka tuvuge rya sengesho Yezu Kristu yigishije intumwa ze. Dawe uri mu ijuru, Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. ukubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo abwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ntabwo te kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, ngo ubahe ugategeka iteka ryose. Twari dukurikijeho umuhango wo kwifurizanya amahoro duhana ibiganza, ariko nk'uko nabivuze uwo muhango ntabwo tuwukora kubera igihe turimo cy'icyorezo, turabikora mu bundi buryo, buri wese yunama yifuriza amahoro mugenzi we. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristu nitwifurizanye amahoro. Turahirwa twebwe twese abatumiwe ku meza Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore Yezu Kristo ukiza ibyaha by'abantu. Umutima wanjye ari kuvuga ijambo rimwe gusa, umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo biturinde bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Rero ntabwo turi buhazwe ku buryo bwa rusange nk'uko nabivuze kubera ibi bihe turimo, ubwo korali iradufasha itera indirimbo, hanyuma dukomeze tujya gusabira umuvandimwe wacu. uri hano Yezu mukiza wacu, mukiza wacu, abaguhakwaho nibo bagirehwe rwose. Abana bawe Nyagasani bashimira ubuntu bagirira, urabakiza ukanga kwita ku byaha byabo. Hano Yezu mukiza wacu, mukiza wacu.
igitambo cy'ukarisitiya turigejeje ku musozo uko kiliziya gatolika ibiteganya. Tugiye rero kwegera aho umubiri we uri kugira ngo twongere muvugire amasengesho, cyane ko tuzirikana ko yari yarahawe amasakaramentu yo gusigwa kw'abarwayi. Ku wa kane nibwo twageze hano tumuha gusigwa kw'abarwayi, ariko gusigwa rero kw'abarwayi kumwifuriza kuruhukira mu mahoro, ari nayo yose tugiye kumuvugira, yose amugirira akamaro imbere y'Imana. Nimuze rero turagize uyu muvandimwe wacu Mukandamage Aloysia, tumuture Nyagasani. Turajya dusubiramo mu buryo bw'indirimbo tuvuga tuti twumve Nyagasani, dusubiremo. Nyagasani waririye kumva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Tumbe Nyagasani, wowe wasubije abapfuye ubuzima, duhereye umubyeyi wacu Aloysia ubugingo bw'iteka turabigusabye. Tumbe Nyagasani, wowe wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umukristo wacu Aloysia mu bugingo bw'iteka turabigusabye. Twumve Nyagasani, uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu mugiriraho ikimenyetso bigirishije amavuta y'abatisimu, mwakire mu bana bawe turabigusabye. twumve Nyagasani. Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye. Twumve Nyagasani, natwe abavandimwe, inshuti, umufasha, abana, abakristu, tubabajwe n'uru rupfu rw'uyu muvandimwe wacu, dukomeze mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo turabigusabye. twumve Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe umugaragu wawe Aloysia Mukandamage, ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Nyagasani tugusabye kwakira uyu muvandimwe wacu Aloysia atabarutse kuri iyi si, muhe kubana nawe, kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho, umugirire imbabazi we nyiribambe, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amasengesho ye atugirira akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu ajya amufasha igihe tugitegereje izuka ry'imibiri zaduhuriza twese mu mahoro. Abamarayika bakujyane mu ijuru Aloysia, nugerayo abahuwe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Tubigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ninde 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 abakurikiza ubutabera. Ninde ninde ninde
nyamutima wasengeraga mu muryango w'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya, reka tumuture ndakuramutsa Mariya eshanu hanyuma dusoze. Ndakuramutsa Mariya wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Mu izina rya Kiliziya Gatolika uyu muvandimwe wacu yasengeragamo, no mu izina ryanjye bwite, nkaba mbashimiye uko dufatanyije iri sengesho. Nyagasani mwese abaho umugisha kandi dukomeze kumusabira. Turasubira mu kanya nyuma y'izindi gahunda twerekeza ku irembo. Murakoze. Biradufasha kugira ngo umuhango wacu ugende neza kandi usoze neza. Bose mugerageze mu bikore mutyo. N'undi wabuze intebe yo kwicara, hano hari intebe nyinshi. Utu twatsi ni intebe nziza, wicaraho higeye mugenzi wawe. Kandi nyuma rero igitambo cya misa cyo gusabira umubyeyi wacu kugira ngo aruhukire mu mahoro, tugiye kumva amateka ye. Ni mu ncamake amateka y'umuntu ungana kuriya, kuyavuga byasaba nk'amezi cyangwa n'umwaka, bitewe n'imyaka Imana yamuhaye kurama kuri iyi si. Rero nagira ngo nsabe umubyeyi Basebya ajye juru, ihangane ukomere, utugezeho mu ncamake imibereho yaranze umubyeyi wacu mu gihe navuga kinini ku Mana yamuhaye kurama kuri iyi si. Imana iguhe umugisha. Arakoze umuyobozi wa gahunda yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko mvuga, banze nshimire abantu bose baje kwifatanya n'umuryango wa Gisagara, kandi nongere mbibutse ibyo umuyobozi wacu wa gahunda yari amaze kuvuga. Dutabare twirinda, abantu bahana intera, bambare neza agapfukamunwa. Mu by'ukuri nk'uko yabivuze, kuvuga amateka y'umuntu ufite imyaka ya Mukandamage ntabwo byoroshye. Ndabivuga mu gihe gitoya, cyane cyane nzi n'ibihe bitoroshye turimo, ibihe tugomba kwirinda icyorezo cyugarije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Ariko nongere nsabe rwose, nibavuga guhana intera, abantu bumva agaciro kabyo. Babivuze, ngiye kuvuga amateka ye, sinzi niba nayita n'amateka cyangwa ni imibereho. Ni mushiki wanjye. Hari amateka duhuje wenda abantu benshi batigeze batekerezaho. Uyu ni umukobwa Basebya, nanjye nitwa Basebya, ariko ntabwo ari cyo nashaka kuvuga. Nuko ari umwana wa gatanu wa data, ariko akaba n'ubuheta bwa mama. Ubwo murumva ko data nubwo yitwaga Yosefu yatunze abagore babiri. Aba umwana ukomoka ku mugore wa kabiri, ariko aba n'umwana wa kabiri kuri we. Nanjye mba umwana wa kabiri mvuye inyuma. Murumva nta mateka dusangiye. Nubuheta, nanjye ubwo nkaba ubuheta mvuye kuri Bucura, kuko ntabaye Bucura nkaba wa kabiri. Navuze nti rero kuvuga amateka y'umuntu nk'uyu ntabwo biba byoroshye. Ngira ngo ababonye kuri iriya foto ye
ni mukuru, avuye muri iyi si afite imyaka 78. abazi kubara murebye ikinyuranyo ngira ngo murumva ko yavutse muri za 30 na kangahe, ni mukuru cyane. 42 nibwo yavutse, urumva ko yari mukuru. Imyaka 78, haryo ubwo uwavuga amateka ntabwo yakwandika igitabo. Use nakwandika igitabo cyangwa nkagisoma mukazava aha, ntabwo byashoboka. Rero ndavuga ibintu by'ingenzi gusa. Umwaka navuze ko ari mwene Basebya Yozefu, akaba abyarwa na Mukankindi Esteri, bari abakristo. Mwumvise imyaka yavukiye n'imyaka yashakiye, bamwe byabihurizo no kugera igihe ashatse. Bamaranye na Gisagara imyaka myinshi, murabyumva. Bafite imyaka 60 bashakanye. Hari ibintu padiri yavuze ndabona nti mu mateka ntago ndi ubisubiremo. Yavuze ati yabanaga neza. Mutekereze muri ibihe turimo, mureba abantu ahantu mwicaye hasi, suko uyu muryango wabuze intebe, ariko twari tuzi ko nibi bidashoboka kandi Imana igira neza. Kubera imirimo yayikoreye, niyo mpamvu n'izuba ritavuye, niyo mpamvu nibi byashobotse. Ubwo ntago ndi buvuga ibyo ari byo, buri muntu arabizi ibyo nshaka kuvuga. Ari nazo mpamvu zatumye abenshi mwicara muri ubwo bwatsi, ndetse twagize n'amahirwe ko hano imvura yahaguye hakaba haratangiye kumera. Iyo haba umukungu byari ko ari ikibazo gikomeye. Murumva uyu muntu atari afite amasengesho. Kabiri, kwa data mvuye inyuma, ntabwo twaturanye inshuro nyinshi, ariko inshuro zose yaje iwacu ntabwo yigeze aza yahukanye. Mu myaka 60 ngira ngo hari n'ikintu abantu bajyaga bakora mu migenzo, mu bintu by'umuco, ngo umuntu yajyaga gushyingira atarahukana ngo yabanzaga kwahukana. Ntabyo yakoze kuko yizeraga Imana kandi yarazi ko bikorwa n'Imana. We na Gisagara rero babyaranye abana 10, kandi kubera amasengesho, kubera kwizera kwe, abana be bose baracyahagaze. Baramutegereje. Imana yasenze. Ntago byashobotse rero bose kwa bateraniye hano kubera amateka. Murabizi iki cyorezo cya corona cyafunze imipaka y'isi yose. Mu bana be uko ari 10, abahungu 4 n'abakobwa 6, hari umuhungu umwe n'umukobwa umwe batashoboye kugera hano. Umuhungu ari mu Bugande, ntashobora kuza kubera icyorezo turimo. N'umukobwa umwe ari muri Tanzania. Impamvu ni zimwe, urumva ko nta tandukanyirizo ririmo, ariko bariho kandi ni bazima. Muri abo bana rero 10 yagiriwe amahirwe yo kujyana abuzukuru batari bake. Ashaje afite abuzukuru 40. Ntago ndi buvuge ngo abahungu ni bangahe abakobwa ni bangahe, ariko byumvikane afite abuzukuru 40 bavanze ibitsina byose. Anavuye mu buzima afite abuzukuruza 6. Ndajya ku musozo. Yagize uburwayi mu buzima bwe, murabizi ko abantu twese turwara, ariko yagize uburwayi bwagiye bumugiraho ingaruka kenshi. Mu myaka 7 ishize, ageze mu myaka y'izabukuru, yaje kugira ikibazo cy'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ngira ngo abantu twese twakabaye tujya no kwisuzumisha tukimenya. Indwara iramuzahaza cyane kuko yarageze no mu myaka y'izabukuru, akajya arwara, akajya kwa muganga, bamwitayeho mu buryo bwose bushoboka. Nta kintu yabuze muri uru rugo rwe. Aho yagombaga kwivuriza yarayivurije, abaganga yagombaga kubona yarababonye, n'imiti yagombaga kumuvura yarayibonye. Ariko muzi ko ibyo bitajya bivura umunsi. Indwara imuhitanye noneho mu kwezi kumwe gushize, ngira ngo mu matariki nk'icumi, kuri itariki 17 nibwo yafashwe.
z'ukwezi gushize afatwa agira stroke aparariza uruhande rumwe. Kuva afashwe n'ubwo burwayi hari ikintu kimwe burya kijya kibabaza, niyo umuntu ababara akavuga ati ndababara gutya, ugerageza wenda no kuvugana n'abaganga utariko nubwo arwaye arababara atya, ariko iyo umuntu adashobora kuvuga habaho ubushakashatsi bw'abaganga. Ntabwo byatinze byarakozwe, mu gufatwa kwe yafashwe adashobora kuvuga. Uko mungana gutya mwarabimenye. Ndagira ngo rero mu izina ry'abasaza be ndetse no mu izina ry'umuryango wa Gisagara nawe nubwo ari buze gufata ijambo, ndagira ngo mbashimire mwese, nshimire n'abatashoboye kugera hano bitewe n'ibihe turimo. Ndatekereza ntashidikanya ko aba aribo bantu bakaje kumuherekeza, kandi byongera ngo buri muntu arabizi, hari abantu benshi bashobora kungana nuko tungana uko batashoboye kuhagera kubera ibibazo by'ibihe turimo. Nabo turabashimiye mwese. Ndagira ngo uyu mwanya nanone nk'uko ashoje abivuga, ni umwanya turi mu mwanya wo kuvuga amarangamutima. Ndagira ngo rero uyu mwanya nsabe Devota uhagarariye abana b'abakobwa muri uyu mwanya mushyikirize indangururamajwi nawe atugezeho ubutumwa. Ubu baza bakaguhagarara uruhande ntacyo byaba bitwaye, ariko bagashyiramo ya ntera. Ndabashimiye mu mwami wacu, mwagize neza kudutabara muri ibihe bikomeye. Reka mbashimire Imana, tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije ibiri imbere. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, ntawe uhanye nawe mu isi no mu ijuru. Niyo mpamvu imitima yacu iguciriye bugufi igushimira ko uyu munsi wari uwuzi kera cyane isi itararemwa yuko tuzahagarara kuri uyu musozi dusezera mama, inshuti n'abavandimwe, guturuka imihanda yose aho umuntu wese yaturutse akaza kudutabara nk'uko yashoboye. Uhabwe icyubahiro cyinshi kuko wemeye ko mama agenda muri ibi bihe. Twari dufite imitima ihagaze kuko tutazabona abahagarara natwe, ariko kubw'ineza yawe ndagushimiye. Ushimwe Mana, ushimwe kandi wongere ushimwe, wongere ushimwe. Ukomeza kubana natwe muri gahunda zose turi gukora mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira Imana. Amagambo ndi buvuge ndayavuga mu byiciro bitatu. Ndashimira Imana, nshimira abantu, mvuga no ko imibereho ya mama muratwihanganira, twabaye nk'abateza umutekano muke, si uko twari tuyobewe kuko mama yapfuye koko, ariko biriya ntibijya bikunda, ntabwo bikunda. Amarira narize babimbwiye numvaga yashize, ariko umubiri ni umunyantege nke, ni kuriya nyine byagenze. Ariko ndabishimira Imana ko twamuririye tugashira agahinda. Njye ndumva naruhutse, ahubwo iyo ntarira nibwo nari bugira ikibazo. Ndashaka no kuririmba nshimira Imana yatugiriye neza ikaduha imitima ituje. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Ibi nabisabye Imana
ngo nzabashe gushimira Imana ku rupfu rwawe. Ma, ndagushimiye ko udushoboje guherekeza mama, kandi nshimiye Imana ko yaduhaye uburyo bwose bushoboka kureba kwacu. Ibyashobokaga yarabiduhaye ngo dukurikirane mama. Ndabishimiye. Ingingo ya kabiri, ndashimira abantu bose mu izina ry'umuryango wa papa utubyara. Abantu mwese uko muri aha, hari imiryango, iyo uvuze umuryango mugari ni ikinyarwanda birumvikana, ni ukuvuga ngo uhereye kuri papa na mama, hari abari ku ruhande rwa mama, hari abari ku ruhande rwa papa, hari abari ku ruhande rw'abana be, hari abari ku buzukuru, ku bakazana, ku nshuti. Ni mugari. Ndabashimiye uko mungana. Guhera he buriya ahantu kure abantu baturutse ni ngira ngo ni Kigali niho hakoreshwa amasaha 3, ahandi ni mu Mutara hafi aho mu nkengero na Kibungo. Ahantu hose havuye abantu. Turabashimye, imitima yacu mwumve ko ibashimye. Nta kintu twabona twabishyura usibye kuvuga ngo mu bihe bibakomereye nk'ibyo twari turimo muzabana babatabara. Imana ibahe umugisha. Ingingo ya gatatu ni ukuvuga ku buzima bwa mama cyangwa ku mibereho ye, ukuntu twabanye nabo. Babivuze, yatubyaye na papa turi abana 10. Turabishimira Imana. Nkunda kubivuga ntera urwenya, kuvuga ngo twebwe twuzuye ikipe ariko tukagira umutoza. Bavandimwe banjye, umutoza wacu atuvuyeho. Niwe wari umutoza mukuru mu muryango wacu. Uko nguko bari babanye iminsi bamaranye nk'uko mwabyumvise. Papa agira urukundo rwinshi no gutetesha cyane. Uwo ni papa. Mama akaba umuntu wadukarumaga, adushyira kuri gahunda nka parade. Yari umutoza kandi twaratoye. Ndabishimira Imana. Ntabwo namutengushye, ntabwo twiza tumutenguha. Ndabishimira Imana. Haleluya. Ndabishimira. Mvuze ngo yari nka parade, yari umutoza. Yatugiriraga urukundo rwinshi mu buryo utamenya, ariko twe tuzi. Uwo mureba ntabwo wabonaga ko ari uko bimeze, ariko twe tumuzi. Nyine urabyumva, twe tumuzi. Yadukundaga urukundo rwinshi. Wabimenyaga turi abana, twabonaga atari byiza uko kudukaruma, ukabona ntabwo bitubereye, kumva nawe ufite ukuntu wakwigira. Turashima Imana cyane cyane ko ibyo bintu yabitubashishije tukabasha kugenda kuri discipline. Ikintu navuga kuri mama, yari umukozi. Yari umukozi. Wandi ikintu navuga nko muri iki gihe cy'abantu, cy'ikinyejana cy'abantu biga, yaba umuntu wize aba ari nka director wa planning mu bigo bikomeye runaka. Yarazi ikintu bita planning. Yarazi ibihe, ikintu cyitwa ibihe ntabwo cyamucika. Ntabwo nzi wabyigishije undi. Hamwe we na papa urumva ni ibintu twagenzuye dukuze, tuzi wabyigishije undi cyangwa niba bose ariko bari bameze. Ariko mbabwiza ukuri, n'abantu bagira gahunda, bategura ibintu ukagira ngo kabose ibintu birimo n'ibiki, ukajya kubona ukabona umusaruro wabyo. Bagiraga gahunda mu kubaho kwabo. Ikindi kintu nashimira papa na mama mu mibereho yabo, sinigeze mbona ikintu bapfa. Nta kintu bigeze bapfa. Ibi simbivuga kuko yapfuye, hari abamuzi. Banando turwaniye ishyaka, turakura, turi abana benshi, ariko twigeze kumubaza se kuriya kuntu waduhanaga biriya bihano watuzaga ati sinari bashoboye.
ubu bintu waduhanaga bya buri kanya bitaduha agahenge nk'abana bo ati si umuntu muri bazima nta buzima mama mufite. Turabishimira Imana rero urukundo yadukundaga, ndagira ngo nk'uko babivuze bagiye bagabanya abantu bo kuvuga. Hari abantu bari tutavukana bari bubivuge urukundo yakundaga abantu. Nabonaga agira ubuntu bwinshi, yagiraga ubuntu bwinshi, yadukundaga, yagiraga ikinyabupfura no kwiyubaha. Aho nabiboneye by'ikinyabupfura no kwiyubaha, yamaze gukura ntiyaba kijya guhemba bakuru bacu babyaye akaderiga. Yari umuyobozi, yatoranyaga abantu akavuga ati kwa Agusitini barabyaye, nuko Agusitini mvuze we baturanye kumugeraho, ndavuga nk'abari batuye kure. Ntaba ari umuntu uvuga ngo ndahagurutse ngiye ku mukwe wanjye. Oya, yashakaga ekipe nk'umuyobozi ikamuhagarara akavuga ati turagutumye genda uhembe runaka. Ntabwo amateka ya mama na cyane ko ngenzi make nza yo guhera amenya ubwenge cyangwa ibindi naba naragiye numva, uzarebe yose ibye gusenga cyangwa ku kazi bavuga ibintu byabaye uwo munsi, bavuga ariko ibyo bintu byabaye ryari ngo cya gihe utari wakoze ibyo bintu, niko byabaye ryari cya gihe wari wasibye gusenga. Ugasanga mu munsi habaye ibintu byinshi, bakavuga ikintu atari ku kintu cyabaye ryari cya gihe utari wasenze. Icyo nshaka kuvuga mu myaka 78 bavuze yaramaze, sinabona icyo mvuga. N'umunsi umwe umuntu atabasha kubikorera raporo ngo birangire, keretse ibishoboka bikeya bikenerwa muri sisiteme. Ariko ibintu byose byabaye ku munsi ugiye kuvuga ngo urabisubiramo uko byagenze ntabwo byoroha. Ndabashimiye namwe ntizimbye mu magambo. Amateka ya mama sinayamarayo, yari umubyeyi wacu, twamukundaga. Ikindi kintu twaramurwaje, abari bahari nshimira cyane ukuntu mwadusuye, ukuntu mwatwihanganishije, ukuntu mwabanye nawe kwa muganga. Umunsi kuwundi narabibazaga, naje rimwe ngeranyeberwa yararembye, yego natashye atamenye, ntahambabaye nanamuhebye, ndagenda ndasenga ndavuga uzampe gukomera ku munsi mubi, kuko nari mwiteguye. Kandi ndashimira Imana ko yankomeje. Imana ishimwe cyane. Bavandimwe, inshuti zacu, bene wacu, turabashimiye cyane. Reka aransoreza, Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze cyane. Ndagira ngo uyu mwanya nanone nsabe Pascal nawe Agejuru aze asohoze ubutumwa mu izina rya bakuru be ndetse n'abarumuna be ahagarariye. Imana imuhe umugisha. Mbasabe nabo bahaguruke. Ntangiye mpagaze mbashimira mu izina ryanjye, mu izina rya muryango wa Gisagara. Nubwo tubabaye ariko mwatunejeje, turabashimiye cyane tuvuye ku mutima kubana natwe kuri uyu munsi wa nyuma w'umubyeyi wacu. Ntabwo byari bitworoheye, twaje kwisanga natwe muri kino cyiciro. Ndashaka gutambuka ibyo abantu bagiye bavuga. Umuryango wa data na mama bavuze ko turi abahungu abantu 10. Nibyo koko, umuhungu umwe ari Kampala, mushiki wacu undi ari Tanzania. Ejo hashize tujya n'undi muvandimwe twabyaye wo mu gihugu cyo mu Bubiligi. Umunsi umukecuru asaza yatangiye igihe ari mu Bubiligi, aransaba ati muzihangane munkorere akavidiyo ku buryo nanjye urupfu rwa bibi uzarubona. Abari Kampala nuko
n'abari Tanzania n'ubu. Rero mu by'ukuri turi hano umunsi wo guherekeza umukecuru, ariko n'abandi ku mpande mu bihugu bitandukanye bari mu bihe nk'ibi byo kumwibuka nubwo batahibereye nk'uko tuhabaye. Turashimira ni ukuri cyane abantu babanye natwe mu bihe bikomeye, uhereye ari ku bitaro bya Nyagatare kugeza uyu munsi. Twabonye ubutwari bwanyu, twabonye ubupfura bwanyu, twabonye ubunyangamugayo, ntabwo tuzabutatira. Ndashimira dada, warakoze, watubiriye intwari ikomeye aho tutabaye, urahagaze kandi uhagarara neza. Turashimira Venansiya cyane, mwakoze ibyo abana b'abakobwa bagomba gukora. Turashimira baramu bacu batubaye hafi mu buryo bwose, mu bihe byose umukecuru yari arimo. Turashimira ba data bacu, turashimira ba marume, turashimira imiryango yose duturanye aha ngaha mu mpande zose. Mbwira abavandimwe, inshuti zacu, mukomeze kutuba hafi. Turacyabakeneye, dukeneye guhumurizwa namwe. Nubwo tuvuga ariko ntabwo biba byoroshye, ni ukwikomeza gusa. Imitima yacu yacitse intege cyane. Mu magambo ahinnye rero, ntabwo tuzi uburyo twagorora ikinyabupfura mwatugiriye, ariko natwe mu by'ukuri Imana izadufashe mu bihe bikomeye, ntimukabiduhishe. Tuzabana namwe mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha. Umukecuru wacu yakoze Pascal avuze ijambo ry'abagabo, yakoze Padiri yavuze ijambo ngo hahirwa 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 hahirwa. Koko hahirwa umuntu nka mama, hahirwa umuntu umeze nka data, hahirwa n'undi. Pawulo yabwiye intumwa ze, ni Petero, ni Pawulo arya Petero ati mureka tugere ikirenge mu cya data. Mama arashaje koko, nibyo nta kintu atakoze, nta na kimwe. Abana 10 wabyara, ukaborora, ukabarera, ukabigisha, ukabashyingira. Ndamya umwana we wa nyuma muto ni Renata, nawe arishoboye, mvuga nk'umubare. Rero muze Gisagara Charles, uri data inshuti yanjye twarakomeye, nguhaye inka uyu munsi. Mandela ayizamure cyangwa ariko bayizirike iwawe, nguhaye inka yo kurebera. Ntabwo uri gufata ku rutugu ngo ngwere gukomera data, ariko nguhaye inka nyanasha. muzabibashoboze, muzabyitwaremo neza kandi muzabishobora, kuko mwizera Imana kandi ishobora byose. Mande uza wirukanka, ubonye baso na baso wanyu iminota bakoresheje, ndagira ngo ukoreshe 1/3 cyayo. Abuzukuru ni muze mwirukanka bose, ariko mu buryo bwo kugira ngo tuminimizinga amasaha dufite. Mu by'ukuri ijambo rya mbere navuga ni ukubashimira mu izina rya Yesu. Nongera gushimira umuryango wanjye, nongera gushimira inshuti, nongera gushimira abaturanyi. Mu by'ukuri ntabwo nagombaga kuvuga, ariko mu kanya nandikiye Tom SMS musaba ko navuga, biba ngombwa nsanga arahagurutse. Hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukumva nawe ubaye interested yo kubagira ikintu uvuga. Mu by'ukuri muri aka gace cyangwa se wenda n'abatahatuye n'uwabatuye hakurya hariya, abantu bazi yuko Bibere umuntu twabanye nkiri umwana kurinda ngeza
ubwo nanjye ngera mu yindi ntambwe yo kuba nashaka ubuzima bwanjye nkoresheje izindi imbaraga zanjye cyangwa se ubundi bushobozi ariko ahanini bwavuye muri we. Kuba byose byarabaye cyangwa yarabikoze si uko ntari mfite ababyeyi, ariko murabizi ko abana b'abuzukuru akenshi bakunze kuba kwa sekuru na nyirakuru, niko byagenze nabayeyo mbana na bibi. Sinzi niba ari Senga Devote cyangwa Ndogo yavuze ngo bibi yagiraga ubuntu, kuko yarabugiraga, kuko bibi niwe muntu wa mbere wambanje inga nitwa njyewe. Mu by'ukuri muri iyi minsi iri imbere nko itariki 10 z'ukwezi kugiye kuza, nifuza ko namwereka ibirori byo ntegura gukora, ariko ntabwo bishobotse. Kuba bidashobotse nta kindi nakora uretse kwiyakira nkakomeza ibyo nagomba gukora, ariko iyo bishoboka nakavuze ni uretse kugenda wenda uzagende cyangwa se nushaka uzagumeho, ariko byibuze ubirebe, ariko ntibyankundiye. Yewe ejo bundi bambwiye ngo bibi yashaje, ndangije ndavuga inoke, ariko ntabwo byambabaje cyane. Kutambabaza si ukuvuga ko ntari mukunze, ahubwo narebaga se ntekereza igihe bibi amaze arwaye, nawe gasobona kugira ngo agume aho ngaho umubiri umuzonga kuko ataruhuka. Ejo navuganye na Senga namubaza se wagiye Nyagatare, ati nagiye ariko bibi nabwiza amenye. Anje arambwira ati ariko nuko nanze guca intege dada, atariko yaba mama araruhutse, ati ukuntu abayeho arababaye. Ndatuza ndikarumana, birambabaza no mu kazi, ariko byageze kwihangana bya kigabo. Ndamubwira okay byabaye ubwo nuko ibizaba tuzabyakira. Ngewe ntekereje ukuntu yari amaze igihe arwaye cyane, ukuntu yari amaze iminsi 22 nta kintu asoma, bamushyira ikintu mu kanwa akajunika gusa. Ngewe naravuze ni naruhuke. Mu by'ukuri ngiye kuvuga navuga byinshi, ariko mbare mpinira ahangaha, ariko ndashimira buri muntu wese abashije kugera hano. Hari abantu inshuti zanyu bagomba kuza ntibashe, hari abaje ariko simbizi, gusa Imana yakoze gushoboza ababashe kuhagera. Imana iduhane umugisha, murakoze. Ndagira ngo nsabe Muzehe Gisagara bamuhereze indangururamajwi. Komere nsabe Muzehe Rwabuyonza kandi gumaho ntacyo na mushiki wawe guhagarara Rwanda aho ngaho. Uyu munsi turiho itariki 14 ni umunsi nshimiraho Nyagasani. Umunsi uti impamvu ni iyihe? Munyarwanda yaciye umugani ngo ntavamo mva kabiri. Uyu mukecuru muri uri imbere yanjye ni ukuri umwaka ushize yabaye nabi ajya Nyagatare, umuntu wamufashe cyane Tarasisi, kuko bakuru be ntibari bahari. Tarasisi niwe wamujyanye imodoka Nyagatare aranamugarura. Mu by'ukuri aho yambereye umugabo cyane, ariko uyu mukecuru mureba mu myaka tumaranye 60, nk'uko muri amanye cyane Soso yavuze, ntabwo twigeze kabone n'ababyeyi bakiriho ntabwo yigeze yahukana. Dufite ibintu no gukoresha niyo batagiye kwa basebukwe, umuntu mu itorero asengeramo, ngira ngo abayobozi be aribo banjye ntawe ugeze abona icyo kintu kibaho. Nuko njya gushimira abantu ndeba hose ryo nakomeje kureba hirya no hino uko padiri asengaga, ndeba hirya no hino nkabona abantu batabaye umuryango wa Gisagara. Imana ibamugisha ni ukuri ntabwo mbuze ibyaro bizajya bwacya bukira. Iyi ndwara yamufashe ejo bundi, nubwo bavuga itariki yafashe itariki 15 z'ukwezi kwa munani, naho meshaga yema Pariya namubwira ntibafungure imikoro ureba imisi, agira atazunguza umutwe. Niyo nkumeruka kongera kuvuga nta bundi ku itariki 15 kugeza ejo bundi bashyize umwuka. Nyagatare nagiye ngira mu inshuro 3, uretse ko nanga kubaca intege navuye naramuhebye. Ni ukuri rero ndashima Imana kubona uyu munsi aruhutse. Uretse Jean Pascal yavuze nigeze kubitekereza hano, bitekereje ejo
hari umusaza w'inshuti yageze kumbwira ati ndiho ubu ngubu abana banjye n'isaza bazangana, kandi uwo musaza byavuze niko byagenze, ntabwo bagenze kumeza inzira imwe, umwe yashagana hano n'ubwo nanjye Pascal yavuze n'isaza ukurikiye uyu nguyu abazahuza ni bake, uko niko kuri mvuga nk'umubyeyi, si ukuvuga ngo n'igihe wabyaye neza kurusha abandi babyeyi, abana babana basa ababyeyi bashaje ni bake. Ni ukuri nkamvuga nti Aloyizi mureba Mukandamage, ni ukuri twashakanye mu Ruhungo, ntabwo rero abatarahunze ntibabizi, abana yabyariye mu Ruhungo bose n'imbaraga kugira ngo bakure n'imbaraga ze, ahaha atari guhinga nk'uko duhinga hano hepfo hano, kujya guhakwa bahitaga gusoka mu mahanga, akava akajya Matimba akajya za Karangazi hose, akazana umuhano w'abana barakura bagira igihe nk'uko Devote yavuze, ntabwo gukubita umwana muri njye kirazira, ahubwo ambwiye atari ko ndakubita abana, nabo nakubise n'abambere ngo nicyo gituma musuzuka, ntabana n'abawe nkunda abana n'abo mugore, ko ndakunda kubimubwira. Ikindi mbabwira ni mushiki wanjye nk'uko cyari yigeze kwivuga, ise nibasebye data nibasebye, hano amazina bahuje nibasebya Yozefu nibasebye Yozefu, ni ukuvuga ngo nabaga nadabagiye nkavuga nturi mushiki wanjye, kandi ari mushiki wanjye n'uyu munsi ndavuga ko mufuje mushiki wanjye. Ni ukuvuga ngo munsabire ku Mana, nkomeze ubutwari, nsenge Imana, nizeye ko kandi ko ashyize mwuka ejo bundi namenye ko uwo munsi yagiye mu ijuru. Icyo Imana inkundira cyane ni iki, nahamagaye padiri nsa n'uhamagaye umwana wanjye azayiruka ako kanya, padiri mukuru wakoze Imana kwigisha n'uyu munsi nagushimye cyane pepe. Ubwo rero nimba nkiri kuri iyi si nzakomeza musabire, nuko nta gitambo cya misa kibaho, nakomeje amafaranga nkajya musabira igitambo cya misa, akamenya ko nkimukunda n'ubagiye nkimukunda. Mu by'ukuri rero ndashimira abantu bose, Mana uko ndashimira abantu bose mbare hano ntavanguye, hari abavuye kure bitewe n'urukundo batabaye Gisagara n'umuryango. Ni ukuvuga ngo iyo mbandi padiri yigeze kuvuga amagambo aturavuga ngo reka agende ntibagire icyo bamuvugaho, yaribye yari umurozi yatumazeho abantu, uwo ikintu muri we uyu nguyu mureba muri ikintu cy'amago ni ubuntu ugenda bizi. Nigeze kugura umwenda w'imiyaga ndabyibuka, agura ari kuwa mbere, kuwa kabiri haza umuntu dore ko ajya gusaba uyu muntu sinzi ukuntu yigira, akaza ukundi kuntu umwenda arawumuha, umuntu ndamukurikira ngiramo keke, ngeze hepfo yakumwana samaze kugurisha agiye kunywa inzoga, ngenda bibona ndaza namubwira nti wakoze n'ibiki, nta muntu umwenda yagurisha, arambwira ati ni itafari nibakiye rizageza mu ijuru, aratsinze. Urumva amera aha isizoni niba yari yashize, uyu mukobwa we yahaye umuntu ibigori ibiro 20, nawe ni nka nyina, nawe ndaza kumuvugaho. Manukaho buhoro, nari kumwe n'umuntu waje kunkorera witwa Kazungu, niba araha ntabwo mbizi, turamanuka buhoro tugenda tuganira, umuntu tumanutse ibigori abigurisha ku muhanda hariya, nca hirya nsanga aramwera kwa Ramazani, ndaza nawe nti abantu mwe abantu bagiye kuzaducumuza, ko nababwiye nuko ntumwavuga kwese umuntu aje babaye arashaka none bimwe harajya kwigurisha tuzayivamo. Ese igihe cy'isarura ko ataza, igihe kibagara ko ataza, cyo ugasanga nabyo abantu turi mu bindi bintu bitashobora. Ubwo rero ariko ntabwo mugize ngo mwe gutanga mwuka agira Imana mumbabarire, nukuvuga ndakawe ko byo gushiruka mbere. Ndashimira abantu barwaje Roziya Nyagatare n'ukuri kw'Imana, ariko kantara Imana kwimwisha n'ukuri sinabona uko bivuga, nubwo ari nyogosenge hariho batabikora ibintu bakoze. Naho bagaragaza nk'amazi nk'ibiteko ati we humura atari sarahari ari si n'umugabo bateje bundi mwa abantu mwe uje so gushaka gusenyera umwana bakiri bashyashya, ati nyarananiye ntabwo ndibya. Imana kumugisha n'ukuri kw'Imana wagize neza. Nkongera gushimira Annette Kemushenyi, iminsi mukecuru amazi Nyagatare, hari akana kakorwa muri bare ko twabanaga mu nzu kwa Pascal yabagayo, yahoraga nyaho cyasa no azenguruka ajya kureba meze bitabana bameze bate, haba hari bugemure
akazinduka nka saa 11 hari umuntu uje Nyagatare ibintu akabitunganya. Imana iguhe umugisha wabaye umukazana wanjye mwiza, kandi ubundi usanzwe unyubaha, nzakubaha. Ni ukuvuga rero ngo nshimire undi muntu hano ku mibereho yanjye n'uwo mukecuru. Nzi ko tumara imyaka 60 byabaye nabyo nk'Imana yaduhuje, kuko intambara yateye bari baturanze kabiri twenda gushyingiranwa i Rwanda. Ibyo birasibira ukuntu twongeye kurongorana, nibwo Imana yahuje nka rya jambo ry'Imana yavuze ngo bahuje n'Imana ntabatandukanye. Twongeye gusezerana ariko tugeze hano mu Rwanda hano. Ariko ni umuntu wakundaga gusenga Imana buri munsi no mu mahanga yabaga nk'akajya matimba. Ubu ni ibintu yishyizemo mu mbaraga ze, ariko cyari sigeze gura nawe hariya kwa ntuza kwa uriya ntoki hariya ku maguru ajya matimba kuri paruwasi. Ubwo ambwiraga ngo arajya he ekutateze yakoreshaga imbaraga n'ukuri. Nuvuga rero yabaye muri paruwasi yabatswe vuba ari amatimba, yajyaga nyabwishongweza akamara iminsi 3 muri Mutima Mutagatifu Yezu, nk'uko bavuze ko ari umunyamutima Mutagatifu Yezu yasezeranye na Yezu na Bikira Mariya. Nuvuga rero aho ngaho ndashima Imana ko ntageze umuhuza no kujya gusenga, kuko nigeze gusa n'utomo kakando gatoya se kibi n'umugome, ariko naje kugarukira Imana ngaruka. Sawa, reka turekeraho. Reka mvuge kuri Valeria haguruka Jean, haguruka Myaga. Nukuri umukobwa mureba umusaza bamuvuzeho, anjye sinabona uko namuvugaho. Hari umuntu uherutse kuza azahariya, sinzi ibyo yashakagaho, ariko mukecuru yicaye ku rubaza hano bakunda kwicara, n'ubyo mparebye niba afite agahinda. Aza kumbwira ati uriya mufasha wawe wamushatse ryari ko ndeba ari muto. Ndabwira rero shahati uriya n'umukobwa wanjye umfasha wanjye nuriho haruguru. Ati nanjye byari byanshobeye kurembe imbaraga zawe nkabona ufite umudamu ungana kuriye. Nukundi bashimira umwana w'umukobwa. Imana ifite igenera umuntu muri myaka nyine yarwaye, yafashwe 2014 amezi 8 akajya igahini. Yamaze igahini buri tariki 8 z'ukwezi asa no gukora imboneka, twe tugita imboneka. Agaruka hano Nyagatare, yakundaga no kugira ikintu cy'inyu, reka tujyane nawe, akanga. Umunsi umwe arubwo yari imbere ari sinwa Imana imaza no wamutegeye moto iramuzana. Ntabwo bamubwiye ngo umuntu aguherekeze akabyanga kubera umuhati, byanyirwa ngo ni umuhati. Nukuri rero Mana nyaga simfite icyo navuga kuri umukecuru. Abanyarwanda bacu umugani ngo Umunyarwanda yise umwana we ntakiri uti ngo ayinkugu uyu munsi wa none ndareka abakuru bawe nawe rumuna wawe nawe saza wawe yuko rwakuze ntabwo byaturubuza. Nukuri ntabwo ndi burondogore cyane, mumbabarire abantu muranga tumeshobora kuza. Ndavuga nti rero uyu munsi Imana yo mu ijuru yakira umukecuru, kandi nzi ko yigezemo uwo munsi. Kinonye gushimira abana umunsi aho kwa gatandatu nari hariya, nabwe muramenye ntibarize ko ejo safi yaramamagaye mu masaa 9 sinzi umwana haye nari hariya ndi kumwe n'abantu, kandi nongeye gushimira abantu batubayemo kuva ageze hano. Amadini atandukanye basengera hano, amasengesho bamusengeza mugeza mwiza. Safi yaramamagara dore ngaruka y'intanga, namwe ati muze hati hangane, njye mfite ndi kumwe n'abantu, wowe uri kumwe nani? Ati mfite inshuti ndi kumwe nazo, nanjye ntugire ngo nige nyine atigo ukomere uri uje kureba umurambo wa mama. Ni ukuri muri make niyo kwizima amagambo yanjye nayo Imana wamigisha. Arakoze. Nije mwana yabanje gusanga ahangaha muri uru rugo, twasigaye turi abantu batatu mu babyeyi bacu. Umubyeyi wa mbere yadusize turi batatu, umukuru muri twe niwe wari umaze gushaka. Rero naba Imana igira ahantu iruhukiriza abasinziriye, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo tuzabonane ku gitondo cy'umuzuko twese nitugira ayo mahirwe. Amagambo yanjye yarayungaye. Urakoze cyane
twubahiriza nanone amabwiriza. Ndagira ngo rero abashinzwe izo ndabo mumushyikirize urabo muzehe. Pascal nawe mushyikirize namwegeye. Nakoze. Uhagarariye abahungu nabo abe yitegura. Ntibyashoboka ko mwese mujyayo. Uhagarariye abahungu arakurikirwa n'uhagarariye abakazana. Rakoze Tarasisi. Uhagarariye abakazana mukomeze kwihangana. Uhagarariye abuzukuru Mandela. Arakurikirwa n'uhagarariye abisenge neza be. Akoze cyane. Uhagarariye ba nyirarume arakurikirwa n'uhagarariye bakeba be. Uhagarariye baramube. Abakwe bose bazira hamwe. Murakoze. Barakurikirwa na family Ruzindana na family Rwidoga Charles. Tumusabe n'abajejuru kandi mukomeza kwihangana mubyeyi. Barakurikirwa na family Gasana Simone. Gasana Simone. Arakurikirwa nabo barakurikirwa na family Kabarore. Murakoze cyane. Beka. Abakozi ba Beka bakorana na Devota. Murakoze cyane guhagararira abandi. Twakire umuryango wa Gashirabake, family Gashirabake. Abazizanye tukaba tutabashyize kuri lisiti yenda kubera ko mwaje mukererewe, waruzana warushyira kumva. Nagira ngo uyu muhango wo guherekeza mu cyubahiro tuhumurize hano, usubize umwanya padiri kugira ngo atuyobore mu muhango nyirizina wo guherekeza mu cyubahiro umubyeyi. Ubwo yabagamo ni icumbi, hari irindi cumbi tugiye kubikamo umubiri we, ariko hariho n'irindi cumbi tumwifuriza kugira ngo roho isange uwayiremye. Iyo rero amacumbi tugomba kugenda natwe twitegura umunsi ku wundi. Baravuga ngo iyo umuntu ari mu nda y'umubyeyi aba ari mu icumbi, akava yakatura mu nzu akajya mu icumbi, akava mu rugo agatura mu mva mu icumbi, ariko imva ntikaduherane. Reka rero twerekeze muri iryo cumbi nk'uko babivuze bakeya kugira ngo dukomeze kwirinda kino cyorezo na korali idufasha mu ndirimbo. Nta yindi rero gahunda yihariye ihari. Murakoze. Reka rero twongere duhaguruke.
Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu tugiye gukora uru rugendo tugana kumva. Turazirikana rwa rugendo wakoze ugana i Karuvariyo ujya kubabara. Turazirikana rwa rugendo intumwa zawe mwatambagiranye bakujyana kumva, mu mva yari icukuye mu rutare, ariko nyuma y'iminsi 3 ibuye rikavaho. Ni rwo rugendo natwe tugiye gukora, tuzirikana ko uyu mubyeyi wacu tugiye kumubika mu gitaka, ariko iminsi wagennye uzigize yibuye, uzigize yitaka, uzigize y'ibindi byose turi bushyireho, hanyuma umutambagirane mu ngoma yawe yo mu ijuru. Reka rero urwo rugendo rwakozwe n'abo bose, igihe watubanzirizaga mu rupfu ndetse ukatubanziriza mu izuka, tutambagirane n'umubyeyi wacu kandi tuzishimire kongera kubana nawe ubuziraherezo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkota se cyangwa urupfu byose ntakiza nta nyana, Yezu umwami w'imitsindo. Mu bigendera byose binyuze ko na ruguru, ibyo byose ntakiza nawe. Kwemera ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe Aloyiziya kuruhukira hano amahoro, uhe umugisha n'iyi mva igiye kubika umubiri we. Kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kubaho iteka ryose. Kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse
ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwo wazutse, muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushyire mu bwami bwe. Turajya dusubiza tuti maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Ushobora byose nyir'impuhwe nyir'imbabazi naduherekeze, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. Abanyamutima Amen.